ndi hagati y'ibiti bibiri. Ibi biti murabibona, ubwo ndamutse ngiye kwiki iki cyahangaha cyansunika, najya no kwiki ngiki iki cyahangaha kikansunika. Ngiye kubasobanurira impamvu nje gukora video inkuru hagati y'ibiti bibiri. Nshuti z'Imana, nshuti mukunda urubuga Isahayesu, bavandimwe, impamvu nje gukorera inkuru kw'ibi biti bibiri, cyangwa se nk'ahantu muri kubona aha ku mazi, murabona aya mazi arimo atemba ngaya, muri kuyareba n'amaso yanyu ukuntu arimo atemba. Aya mazi murimo mureba, ngiye guhera ku mazi nshuti bavandimwe. Aya mazi uko muri kubona gari kumanuka, muri kubona ko gari kumanuka, nta kintu kiyatangiriye, garimo gamanuka gakomeza gagenda. Iyo ndayavugaho cyane, namara kuyavugaho nawe uzakurikirana iri jambo ryavuye muri aya mazi. Bishatse kuvuga ko naberetse video yuko ndi hagati y'ibiti bibiri, kandi nkaba ndi na hafi y'amazi, barimo bayabereka kuri screen, muyarebe, dore ngariya muri kuyareba nshuti mukurikirana urubuga Isahayesu. Ariya mazi uramutse uyitambitse ntabwo yaba akigiye. Murabona ariya mazi kuko afite inzira akomeza agenda, nta kibazo, afite umurongo wo gukomeza agenda. Ariko iyo yitambitsemo hagati arahagarara. Nk'uko mwabonye ahangaha nanjye hagati y'ibi biti bibiri muri kumbona mbirimo hagati. Ubwo ngize gutya nakigwamo, nagira gutya nabwo nkakigwamo, ntabwo nabona inzira zo gukomeza. Ego nje kuvuga rero ukuntu umuntu yirinda icyaha, cyangwa se iyo yakoze icyaha ukuntu bimugendekera. Haleluya! Ngamutega amatwi rero mbabwire, iyo umuntu yakoze icyaha, iyo wakoze icyaha, cyaha wari uri hafi gufata umugisha, iki giti kiragutangira. Ndavuga hari ikintu kiguhagarika. Icyaha se umuntu yaba yakoze ni nk'ikihe cyatuma gihagarara, cyatuma iby'Imana yapangiye umuntu bitaboneka, ni nk'ibihe? Iyo Imana yagusezeranije ikintu, ndavuga nk'abantu bafite amasezerano y'Imana, ugakora icyaha, ntabwo ya masezerano agira gute aba gisohoye. Nk'uko mwabonye ari amazi ari gukomeza, kuko nta kintu kigize gute kiyatangiriye. Yego, iyo Imana igusezeranije ibyiza gukorera, ukagira ibiguti bikwitambika mu nzira, ntabwo uba ukibibonye. Ibyo rero kugira ngo iby'Imana yagusezeranije bihagarare, biba bimeze bite rero nshuti bavandimwe? Cyane ko nk'iyo ukoze icyaha, ndavuga muri iyi minsi turi kubona ko icyaha, ikintu bita ubusambanyi, kandi buriya bavandimwe ubusambanyi Imana irabwanga. Ngiye kubabwira ku mudamu uherutse kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, yasize umugabo we, akagenda agafata urugendo, aho ubona rwose abantu bari gufata ingendo bakagenda bigiriye mu byaha. Ubwo rero ntibagifite ikintu kibatangirira, ntibagifite ikintu kibahagarika. Nk'uko mwambonye ubu ngize gutya nahagarara, iki cyanyitambika n'iki cyanyitambika. Koko nshuti z'Imana, abantu bari kugera n'ubwo batega bakagenda bakajya mu byaha. Icyaha cy'ubusambanyi muri iyi minsi kirakaze, aho ubona abantu bari kujya kubikora ugasanga babiguyemo. None se yiba yari afite isezerano rigiye gusohora, ubwo ryaba rigisohoye? Bavandimwe nshuti z'Imana, nimwihane mugarukire Yesu Kristo, nawe azabagirira neza, azabatabara. Mureke gukora ibyangwa n'Uwiteka. Ngiye kuvuga kuri Sodoma na Gomora. Imana ijya kurimbura Sodoma ni Gomora, ibyaha byabaye byari bimeze bityo. Hari harimo icyaha cy'ubusambanyi, hari harimo icyaha cyo kugirira nabi mugenzi wawe, hari harimo icyaha cyo kudakundana, hari harimo icyaha cyo kutishimira mugenzi wawe, ndetse n'ibindi. Abantu ntago bari bagikundanye, abantu bari bafite ibintu bijyanye n'inzangano. No muri iyi minsi rero iyo tubibonye nta kintu kikibatangiye, ahubwo abantu bari gukora ibyaha uko bishakiye. Nowa yabwiye abantu ati, bantu nimwihane, muve mu byaha, muve mu bya mwanga. Nowa igihe kiragera aratangira yibariza inkuge. Inkuge Nowa yabajije yagiyemo abizeye
Yesu watwitangiye ku musaraba igorigota. Yego murambona rwose mukomeje kureba ko nibereye hagati y'ibiti bintangiriye. Ibi biti rero iyo mbirimo gucya, ubwo icyaza hano ku ruhande nticyambona, n'icyaza hano ku ruhande nticyambona. Iyo wibereye mu gakiza hari ibintu biba biguporotije, biba bikurinze. Ariko nk'ubu ngubu murambonye dore mvuyemo, ubwo ndamutse mvuyemo, ubwo icyava ahangaha cyamfata, n'icyaza ahangaha cyamfata, kuko narangije kuva mu bimporoteje. Niyo umaze gukora icyaha waba umaze gukora cyose, ako kanya agakiza gahita kigendera. Nkuko narindi hariya muri biriya biti mwabonye bimporoteje, ubwo rero nabivuyemo, namaze kubivamo, ubwo icyaza cyose cyamfata kuko navuye ahantu narindinzwe. Yego nshuti z'Imana, yego natangiye mbereka ukuntu narindi muri ibyo biti. Rero ngiye gusenga isengesho, ninamara gusenga isengesho mbasobanurire ukuntu Nowa yabajije inkuge, abantu bakagira gute, bakajya bamusuzugura. Reka manze nshimira Imana yabanye nanjye, maze mbabwire mbaganirize ku nkuru za Nowa. Uwiteka Mana nkuru, Mana yacu, Mana iri mu ijuru, inshuti zikurikirana urubuga Yesu, inshuti dukunda, abavandimwe bacu ari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari mu Burayi, mu Burundi, muri Kenya, Tanzania, ahantu hose hagiye hatandukanye, abo bose ndabasengeye cyane. N'abakurikirana urubuga Yesu, abo bose ndabasengeye. Data wa twese, abagukurikira, abakwizera, ujye ubaha umugisha, ubarengere, ubane nabo, ubafashe, ujye ubaha icyo bifuza cyose, kandi bazabone no mu maso hawe. Uwiteka Mana yacu, ngiye kuganira n'abantu ku nkuru za Nowa. Umpe ibyo kubabwira, unshoboze, umpe imbaraga, umpe icyo kubabwira. Mana ndi imbere yawe, Uwiteka nyagora ku ngoma, Data wera, Data wa twese uri mu ijuru, abakurikirana urubuga Yesu n'izindi mbuga zihamya izina ryawe, abo bose ujye ubaha umugisha. Uwiteka nyagora ku ngoma, turasenze cyane, ujye udukorera ibyo ushaka, ujye uturinda cyane, ko ujye urinda igihugu cyacu cy'u Rwanda, urinde Abanyarwanda, urinde abayobozi bakiyoboye. Nsengeye abayobozi bakiyoboye bose Mana, uhereye ku nzego ziri hejuru ukamanuka ukagera ku rwego rw'umudugudu, abo bose ujye ubana nabo, ubarinde Mana, ubayobore, ubafashe. Natwe dukurikirana ijambo ry'Imana, ujye uturinda, utuyobore. Kandi Yesu, nk'uko uri kugaragaza ko ugiye kuza, uzadukorere imirimo n'ibitangaza. Uzibuke ko twamamaje ubutumwa bwawe, n'abazakurikirana iki kiganiro uzibuke ko bagiye bateza inkunga umurimo wawe. Haleluya, turafashijwe. Ngaho turashoje kubwira isengesho, reka tuganire ku nkuru zawe, niko mbigusabye mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yego nshuti z'Imana, rero ngiye kubabwira ku nkuru z'ukuntu Nowa yubatse inkuge. Amaze kubaka inkuge, ya nkuge arayubaka, abantu bamureba bakavuga kandi Nowa ni umusazi. Arubaka bakavuga Nowa ni umusazi. Nkuko rero hari abantu rero bajya babona tuvugira kuri urubuga Yesu, bamwe bakavuga ngo turi abasazi, bamwe bakatwita amazina atariyo. Reka mbabwire bavandi, nubwo ikiraro bwira cyambukiyeho abantu benshi, nubwo twakubwira ijambo ry'Imana uko twewe tubayeho ntubikurikize, ariko iyumvira ijambo ry'Imana wewe ubwawe, uzikirire utarebeye kuri mugenzi wawe. Nkuko Nowa yubatse inkuge, arinda ubwa yuzuza, bamurebera. Igihe kiragera, ya nkuge arayuzuza, ayirangije abwira abantu ati nyabuneka mwaje mukinjira mu nkuge. Abantu baramusuzugura. Bamaze kumusuzugura, ariko hagerageza arabwira ati Nowa uremera ajyemo, uri bubyange umwihorere. Ubwo rero Nowa agera mu nzoka arayibwira, agera mu nyamaswa arayibwira, buri kiremwa cyose arakibwira, icyemeye kijyamo. Arangije icyo gihe Nowa, noneho igihe cyo kuza kw'Imana, Nowa
ya nkuge irifunga, ariko hagiye hajyamo buri kintu n'icyacyo, buri kintu n'icyacyo. Ndavuga hakajya hinjiramo ikigore n'ikigabo, byinjiramo. Bimaze kwinjiramo Nowa, noneho ya nkuge irifunga. Imaze kwifunga, ubwo rero abantu bakajya baza bagakomanga. Ariko Nowa, igihe wagiriye muri iyo nkuge, uzavamo ryari? Nowa arababwira ati ngewe nimundeke, ndimo n'ibyo Imana yansezeranije, nimundeke. Ubu hari abantu tubwira ubutumwa, hari abantu turi kubwiriza, hari abantu turi kuvuga kuri izi nkuru za Yesu, bakajya batwita abasazi, bamwe ntibumve ibyo tubabwiye. Ariko ni ukuri, mwizere ko Yesu agiye kuza. Nk'uko Nowa yakoze ibyo byose, abantu bakanga kubyumva, ariko igihe kikagera, Nowa akigaragaza, Imana igakora imirimo yayo. Yego, ubwo rero igihe cyarageze, noneho inkuba zirakubita. Inkuba zimaze gukubita, imirabyo irarabiriza. Nyamara ba bantu batangira kuvuga ati nyamara hari ikintu kigiye kuba mu isi. Ati nyamara kandi burareka mbabwire, ibintu Nowa yatubwiye banza bigiye kuba. Ubwo Nowa yari yibereye mu nkuge n'umuryango we, buri kintu n'icyacyo. Si yababwiye. Noneho bitangiye abo bantu nibwo batangiye kugira gute, kuza ku nkuge. Yego, baraza barurira. Noneho bamaze kurira ya nkuge, imvura ibiraguye. Namwe mwisomera Bibiliya, muzajye mugenda musoma Bibiliya, muzasome ku nkuru za Nowa z'ukuntu byagenze. Buriya rero reka mbabwire bavandimwe, ntabwo iyo turi kuvuga izi nkuru zo guhamya Yesu Kristo tuba turi gukina. Nubwo mubona ngo tuba dukina, ntabwo tuba dukina, ahubwo tuba tubabwira ngo iba wumvishije ijambo ry'Imana hano, iba hari ikintu wakoraga kibi ukivemo, iba wasambanaga ubireke, iba wibaga ubireke, iba wagiriraga mugenzi wawe nabi ubireke, ubivemo, ubisezerere, wegere Yesu, kugira ngo utazaba nk'ukuntu Nowa yabwiye abantu ngo nibinjire mu nkuge, ya nkuge bakanga kuyijyamo, bakagumya bamurebera, ahubwo babona bikomeye, imirabyo n'inkuba zitangiye gukubita, akaba aribwo bashaka kwinjira mu nkuge. Inkuge yafunzwe kera. Nawe rero mukirisitu, cyangwa se yaba n'umuntu ukurikirana urubuga Izere Yesu, waba ukijijwe cyangwa utakijijwe, Umwami Imana aragushaka, aragukeneye. Mwakire. Niwamara kumwakira, yinjire mu mutima wawe, ugire urukundo nk'urwo Yesu yagukunze akitanga. Murambona rero, ubu abantu benshi bari kugenda babwiriza ubutumwa ku ma YouTube, buri gutambuka, muri kubyiyumvira namwe. Mu masoko buri gutambuka, muri kubyiyumvira namwe. Mu nsengero naho buri gutambuka, muri kubyiyumvira namwe. Ahantu hose hagiye hatandukanye, inkuru za Yesu ziri kwamamara. Rero mutazagira ngo nitwababwiye. Mperutse kurota, Imana irambwira ngo Umwami Imana agiye kuza. Ese niyamara kuza azasanga ndi hehe? Azasanga uri hehe? Ndavuga wowe ukurikirana urubuga Izere Yesu n'izindi mbuga ziri guhamya ibyo gusenga muri iyi minsi. Muri iyi minsi turi kugenda twumva inkuru zigiye zitandukanye, ugasanga abantu bari gushaka kugenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, hari n'abantu bari kugenda bamamaza inkuru, ukabona yamamaje nk'ikintu, mu kandi kanya isi yose kirakwiriye. Bavandimwe, ariko ngewe ntago nje kuvuga kw'ibyo ngibyo, nje ngutangariza ko Yesu agiye kuza. Ese niyamara kuza azasanga uwiteguye ute? Azasanga umeze ute? Buriya se nk'uriya mugore wagiye gusambana, yagera mu nzu, yamara gusambana, yari yabwiye umugabo we ngo ngiye mu bukwe, noneho bikarangira ahubwo apfiriye muri icyo cyaha cy'ubusambanyi. Buriya azajya hehe bavandimwe? Gusa ndababwiye ngo hari ikiganiro mperutse gukora, ndababwira ngo yaba abakijijwe yaba n'abadakijijwe, abantu bose babaye kimwe. Namwe bwose muri kubibona ko uriya mugore yarasengaga, kubigaragarira ku maso yarasengaga, yakundaga Imana, ariko muzumve ahantu yaguye mw'icyo cyaha. Bavandimwe, nimwegere Yesu, mugire urukundo, muve mu byo mwibwira, mureke kwitwara nabi. Imana iracyariho, abana b'Imana baracyariho, abahamya Imana by'ukuri baracyariho. Bavandi, nimugarukiraho. Iyo wagiraga urukundo, komeza urugire. Aho ubona
abantu bari kujya bavuga ngo runaka 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 ngo yapfuye kandi ariho, abo bantu koko buriya Imana izabahana gute? Abo bantu koko bazajya hehe? Umuntu atangaza ikinyoma isi yose ayigitangarize avuga ngo runaka yapfuye ari muzima hari, kandi aba bantu Imana izabahana. Ni ukuri Imana izabahana. Mwo kuba gutyo, mwo kurakaza Imana, mwo kurakaza Imana, mwo kwica abantu bagihari, Imana itazabakubita, Imana itazabahana. Mwo kwica abantu bagihari, Imana itazabahana, ngo ni ukugira ngo mubone amaviyuzi, ngo ni ukugira ngo mubone ngo babarebe, ngo isi yose ngo ibamenye. Ntago ari byo. Ibyo rwose ntago ari byo. Imana nayo aho yicaye irababaye, aho muri kwica abantu bakiriho, muri gukora amakosa, muri guhemuka. Nimugarukiraho, nimugarukiraho. Umwami Imana ari kubashaka, Umwami Imana arabakeneye. Oya, nimugire urukundo, nimugire urukundo nk'urwo Yesu yabakunze. Oya rwose nimugire urukundo, nimugire urukundo. Mureke kwica abantu bakiri bazima, mureke kwica abantu bakiri bazima. Imana izabahana. Mutazatuma Imana irakara nk'uko yarimbuje umuriro Sodoma igomora hakameneka, Imana ikarimbura bose, ikongera ikarema isi bundi bushyashya. Mureke kubabaza Imana, mureke kwica abantu bagihari. Rwose icyo kintu mukihane. N'umuntu waba waragikoze, n'umuntu waba waragitekereje, abari ku isi hose nimugarukiraho, mumenye ko Imana ihari. Ibiremwa yarabiremye biba ku isi. Mureke kwica abantu bagihari. Icyo kintu mukivemo, mukivemo, mukivemo. Imana iracyanze, iri kunyurira mu bantu b'Imana ngo nibagarukiraho kuko agiye kuza. None se uko Yesu yagiye ni nako azagaruka. Abigishwa bari bari kumwe na Yesu, bicaranye nawe munsi y'igiti. Nkuko murambona gutya, murabona gutya nicaye, murimo murambona ndicaye. Ngo noneho ngo bari bicaye munsi ya cya giti nkuko muri kubona ndi mu giti. Ngo babona ngo Yesu ngo aragiye, ngo babona ngo aragiye, ngo babona ngo aragiye, ngo babona ngo aragiye. Noneho ngo abigishwa bari kumwe nawe ngo baravuga ngo Yesu we, ngo uradusize, ngo uragiye, ngo uragiye, ngo uragiye, ngo uragiye. Babona ngo arazamutse, babona ngo arazamutse, ngo arazamutse, ngo arazamutse. Ngo noneho ngo bagiye kubona ngo babona ngo ibicu ngo biramubundikiye. Uko Yesu yagiye ni nako azagaruka. Uko Yesu yagiye ni nako azagaruka. Yagiye atunguye intumwa, n'ubundi azagaruka azitunguye. Ni ukuri nimugire urukundo nk'urwo Yesu yabakunze. Mugire urukundo, mugire amahoro, musabane, musangire. Ufite gake agasangire na mugenzi we. Mureke gukora ibyangwa n'Uwiteka, mureke gukora ibyangwa n'Uwiteka. Mugire urukundo nk'urwo Yesu yabakunze. Nimugire urukundo bavandimwe nk'urwo Yesu yabakunze, akitanga ku musaraba i Goligota.